muri gahunda y'iterambere u Rwanda rugenderaho rushyira cyane imbere imibereho myiza y'abaturage. Aha reka tubigaragaze dufatiye ku bikorwa ikigo RODA cyafatanyijemo n'uturere twa Bugesera na Rwamagana mu kuduha isura nshya nk'imijyi igaragiye Kigali, umurwa mukuru, Rubavu, Musanze na Rulindo, ahubatswe ibiraro byari byarasenyutse bikarinda ubuzima bw'abaturage kujya mu kaga. RODA nk'uko izina ribivuga ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze. Birumvikana rero ko dushinzwe nyine guteza imbere ibyo bikorwa by'iterambere, tukaba mbere na mbere dutangirira mu igenamigambi, tukanashingira ku ntumbero igihugu kiba cyaragaragaje muri visiyo 2050, muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 NST2, bigatuma dukuramo igenamigambi ry'ibikorwa by'iterambere muri buri karere. Iyo turebye uyu munsi akarere ka Bugesera, tukareba akarere ka Rwamagana, tubona ko bamaze kugera ku iterambere rishimishije. Bivuga ko uko iyo mijyi ikura igenda yaguka, ari nako abaturage bahatuye basaba za serivisi zitandukanye, bakenera rya terambere nk'iryo tubona mu mujyi wa Kigali. Tukaba twarashoboye gukora byinshi muri uwo mwihariko w'utwo turere, tugendeye ku buryo bagenda baganwa, bahaturwa n'abaturage bahari bakenera za serivisi. Duhereye ku karere ka Bugesera, hakozwe akazi kanini mu kubaka imihanda ihuza uduce dutandukanye tw'umujyi wa Nyamata. Twagize amahirwe ku bufatanye na RODA, dukora imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bw'ibirometero 2.1, iri hano mu mujyi, kandi ukabona ko umujyi wahise utera imbere, umujyi uhita uhindura isura. Iyo hari imihanda abantu bahita batangira bakubaka. Iyo hari imihanda abaturage bakenera kugenda amasaha yose, bagomba kuba bafite amatara bacanira ku mihanda. Niyo ubwiza bw'umujyi bugaragazwa nanone n'ubusitani buburimo. Abantu b'abagenzi bicara bakaruhukira, umuntu akaba yajya kuri telefone, umuntu akaba yaganira, akaba yabona internet iri free. Ibyo byose rero byatumye umujyi wacu uzamuka, ubu koko ni wa mujyi ugaragiye Kigali. Ahantu mpamaze imyaka 15 byari bibi, hari umwijima ukabije, hari igihe abanyarugomo bahishaga, bikaba ngombwa yuko abashinzwe umutekano bakaza ingamba. Ko hari igihe twakoraga inama abaturage bagatanga ibitekerezo n'ibyifuzo, ariko leta yacu n'akarere kacu kabigiramo uruhare rukomeye. Murabona ko harimo n'abanyonzi bagenda bishimye, ubundi kugendamo uri ku muhanda uri ku igare byari imikuku. Ntabwo ari amagare gusa, ko hari n'amamodoka n'abana bavuye ku ishuri cyangwa bajya ku ishuri. Natwe abaturage dusanzwe mu mudugudu cyangwa mu isibo tugendamo dushize ubwoba. Rwamagana nayo yubatswemo umuhanda nk'uwo ahitwa Nyagasenyi, nawo ukaba wari inzira mbi yuzuye ibyondo, aho umuvu w'amazi utari ufite inzira. Ikindi kandi ni isoko rishya ryuzuye mu mujyi wa Rwamagana, ubu ndetse rikaba rikorerwamo, aho abacuruzi bari baratijwe hagasubirana agakiriro ka Rwamagana. Ibyo bikorwa remezo byombi bikaba byarahaye umujyi wa Rwamagana isura nshya. Umujyi wa Rwamagana twari dufite imihanda y'itaka, bivuze ngo mu gihe cy'imvura ntabwo hagendwaga, haranyereraga cyane ku buryo ari ugenda n'amaguru ashobora kunyerera akagwa, ugenda n'ibinyabiziga nawe yashobora no kunyerera agaheramo. Hari naho bararagamo rwose nk'igihe cy'imvura nyinshi. N'igihe cy'izuba nabwo byabaga ari ibibazo bikomeye, kuko ivumbi naryo riba rikomeye cyane. Ariko ubu dufatanyije na RODA hari imihanda myinshi imaze kubakwa hano mu mujyi wa Rwamagana. Hari umuhanda wuzuye uva ku Kigega ukanyura Nyagasenyi ukahura n'uva ku Gakiriro. Iyo yose ni imihanda ya kaburimbo yatumye bya bibazo nahoze mvuga byose bikemuka. Twebwe dutura ahangaha hari akayira gato, tubamo gutyo, ariko ari inzira y'icyondo n'imvura nyinshi, amazi menshi cyane ahurira mu butaka. Batangiye gukora, baracukura, amazu asenywa, ibikuta bivaho, nuko baratangira barakora. Rero dushimishijwe n'uko tuzajya dusohokera ku muhanda, umuntu agasohoka nta cyondo,
kandi burya ahantu hari iterambere nako haba umuhanda gutya iterambere ririhuta. Ariko noneho ikindi kintu dushima ni izi rigore z'amazi. Harimo impinduka n'isoko rishyashya kuko abantu barakora bishimiye imikorere bakora. Mbere habonekaga abantu benshi batakibihombo, mbere twari dufite abacuruzi 600 ariko ubu bari mu 1000 dukorere. Nk'umuntu wakoreye mu isoko ryabanje yakubwira ko harimo itandukaniro. Ubu baracuruza ataha igihe ashakiye, mbere bataga saa moya, ubu isoko turifunga saa 3. Urumva rero ko harimo itandukaniro, nta muntu ugihatira ngo sora. Mbere abayobozi bacu b'akarere bari bafite ikibazo cy'umusoro, uburyo basoramo bararanya badasora, ariko barakubwira ati se ko nageze muri Kanani kandi nkaba nkora nabuzwa n'iki gusora. Roda kandi ku bufatanye n'uturere twa Rubavu, Musanze na Rulindo yafashije mu kubaka ibiraro hirya no hino muri utwo turere mu rwego rwo guha inzira zikwiriye imivu y'amazi yangizaga inzira nyabagendwa akanashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Kuko hariya i Remera hari ibitaro ubwo biri mu murenge wa Ngoma, kujya kuzana abarwayi kuri centre de santé ya Shyorongi byabaga ari ikibazo. Ikindi kandi ni ikiraro gisa nkaho gikoreshwa cyane, ni inzira ya bugufi cyane kugira ngo nk'ugiye mu murenge wa Masoro, nk'ugiye mu murenge wa Murambi bagikoreshe. Ikindi kandi iki gishanga gihingwamo imboga, kirakoreshwa cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. Urumva ko kujyana umusaruro bawukura mu iki gishanga nacyo cyari imbogamizi. Amahirwe twagize rero nuko ngo tutangiye kugikora, nikimara kuzura kizakomeza ya mirimo yose cyakoreshwaga. Natwe twadutuye ahangaha turi muri risike yuko ntitwaryamaga nijoro imvura yaguye. Hari n'igihe bigeze no kutwimura ahangaha kubera ayo mazi bajya kuducumbikisha mu ntuza mu mashuri kubera aya mazi ya hano yuzuraga. Imvura yaragwaga amazi yakaza, ngo ubu ngange nduye ahangaha iruhande rw'ikiraro, akabigiha amazi yayobye yakinjira no mu nzu. Ubu ngubu twarishimye cyane, ikibazo twari dufite cyarakemutse, imodoka zirahaca nda kibazo, imyaka yari yareze mu mirima yavuyemo yabonye uburyo yahahwa. Ubu ngubu turi gushima Imana nda kindi kibazo dufite cy'iki kiraro. Twubatse ibyo biraro bisubiza ibibazo abaturage bari bafite, aho twubakisha tekinoloji yihariye igamije gukoresha amabuye ariko mu buryo butari gukora beton, butari gukora concrete, ahubwo tukayagerekeranya mu buryo bwa gihanga. Imishinga yo kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda mu karere ka Bugesera, isoko n'umuhanda mu karere ka Rwamagana n'ibiraro mu turere twa Rubavu, Musanze na Rulindo yatwaye yose hamwe amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 8,387,971 na 511. Abagenerwabikorwa barimo n'ababonye akazi mu kubaka ibyo bikorwa remezo baritangira ubuhamya. Akazi twarakabonye nk'abaturage bahaturiye, abenshi babasha kwikura mu bukene. Hari abagiye bagura inkoko, abandi hari abagiye babika ku makonti, akazi nikarangira bazagana ubucuruzi buciriritse, n'abazigiramo imyuga. Akazi karadufashije cyane mesi abahaturiye. Tuye muri iyi midugudu hano hafi bose bagiye babaha akazi, bwaba guhereza abafundi bashoboye kubaka nabo babahamo akazi barabubaka. Nkanjye nahakozeho ntarajya muri ibi ndimo, ariko byampaye fondasiyo, ko byamfashije kubona simukadi. Narakoze rero igihe kirenga amezi 3 cyangwa 4, kandi nabashije kwiteza imbere cyane ko mfite abana biga muri segonderi, mbasha kubona minervari. Yaba abana bize neza, minervari iboneka ku buryo butagoranye, kandi nabo narifite mu rugo nshinzwe kugaburira guha ifunguro, nabo babayeho mu buzima bwiza. Ndetse muri uwo musaruro nakuye kuri kino kiraro, ntekereza ko naguzemo n'umurima w'400,000 ko twakoze igihe kirekire, kandi baduhembaga ku minsi 15 amafaranga ashyitse. Ubuhanga bukoreshwa mu kubaka ibi biraro burihariye.
abafundi basanzwe babanje guhugurwa. Twabanje gukurikirana amahugurwa, hanyuma tuza kujya kuri tere, mbona nkubone dukorana n'umwitozo, turangije tujya ku mashansiye nyine. Ibiraro rero wenda ni bishya koko mu Rwanda, bikaba nk'uko amazina yaryo abyerekana, ni stone arch bridges, ni ibiraro byubakishije amabuye, bikaba bifite forume imeze nk'umuheto. Bigizwe rero n'amabuye na sima n'umucanga, nta byuma bibamo. Ikiraro cyacu kiba kigizwe na fondasiyo, igice cyo hasi, hanyuma kikagirwa n'uriya muheto. Ikindi dushyiraho ni nko kuzuza kugira ngo habone access yo kujya ku kiraro, kugira ngo gihure n'umuhanda uhasanzwe. Ya fondasiyo mu mazi kugira ngo ubone aho bakugomba kuyobya umugezi, ukabona ahantu humutse ukubaka, warangiza ukimura umugezi ukawegereza ya fondasiyo wubatse mbere, ukabona ahandi humutse, gutyo bitewe n'umubare wa fondasiyo ufite. Uburyo bukoreshwa kubaka iki kiraro ni ukuntu amabuye agenda afatana nk'ibihato uko babishyira mu isuku. Nta kintu kigoye kirimo. Ikindi kintu cyiza ku turere twubatswemo ibi biraro ni uko ubumenyi abahuguwe basigaranye buzakomeza kubyazwa umusaruro no mu kandi kazi gasa nk'aka. Ku ishuri twiga ntago twize iyi tekinoloji nshasha nayimenye ari uko ngeze muri hano kuri tere. Ndashimira cyane akarere na RODA kuba badufashe bakaduhugura tukamenya ubumenyi. Turi tayari kuba twatanga umusanzu aho badukenera hose, tukagenda tukubaka igihugu. Uyu munsi rero turafite aba engineer bagera muri 40 bahuguwe mu rwego rwo kugira ngo na nyuma y'uko biriya byuzuye tuzakomeze no kwiyubakira ibindi. Abo 40 rero bazafasha n'abandi. Ni ngombwa ko ibikorwa remezo byubatswe bibungabungwa, byaba ubuyobozi byaba abaturage bose biteguye kubigiramo uruhare. Icyo rero tubasaba dushingiye kuri izo service twabahaye ni ukubungabunga ibyo bikorwa remezo bigakoreshwa neza, abaturage bakabigira ibyabo, abayobozi bakabigira ibyabo, bakabibungabunga, ntihabeho imvugo yavuga ngo bya biraro bya RODA, ahubwo ni ibiraro by'abaturage bibashyikirijwe, nabo bagizemo uruhare cyane ko bahawe n'akazi. Tugira intera ivuga ngo tujyanemo tugumanemo, tujyanamo muri ibyo bikorwa tukanagumanamo. Ntabwo ari uvuga ngo twajyanyemo byaje gusa birarangiye ngo akarere karagiye, oya, tugumanamo. Akarere gafite iyi nshingano, tuzashaka bazajya bakora amasuku, bareba hangiritse kuyoba hasane, ariko umuturage bazakora iki? Azarinda icyakangirika cyose, azarinda abana, kuko abana batera udupira, batera amabuye, bagira bate, kugira hatazagira ukubagana akagira icyo yangiza. Ibyo rero ni ibyacu dufatanyije n'abaturage, ariko uruhare runini mu kubibungabunga navuga ngo nka 90% n'ibyo n'uruhare rw'abaturage. Twebwe dukora nk'ikimeze nka supervision. Reka nihere nkanjye tureke ugituriye neza, ni ngewe uza agaciro kacyo wenda gusumbya undi wahandi, ni ngewe wa mbere uzafata umwanzuro wo kugira gutewe kukirinda. Dore yuko ni namutwara si wangaha, nzi imvune yo kucyubaka, mbona ukuntu bigize, ni ngewe uzafata inshingano yo kuvuga ngo reka nigishe abaturage ko ni ibikorwa remezo twabonye twatugikeneye. Birabujijwe ko nibura niba ugiye kubaka iyo seta ufata ya misimari cyangwa bya bintu byangiza iseta yawe ukagerageza kubikomanganya inkingi cyangwa kwangiza ibisima ubiteramo imisimari cyangwa ushaka uburyo bwose iseta yawe yakangirika. Iterambere si akazi k'umuntu umwe, ni uruhare rwa benshi, abayobozi n'abaturage ari nabo bagenerwa bikorwa, maze ikiganza mu kindi abanyarwanda tukazamukira rimwe mu cyerekezo cy'iterambere leta yadushyiriyeho. Ibi bikorwa byakorewe Bugesera, Rwamagana, Rubavu, Musanze na Rulindo ni urugero rwiza rw'ibishoboka.